nubwo hari ababikora ari mu rwego rwo kwiyunga, ariko kandi kuba bikora bivuye ku marangamutima y'imbere, guhoberana ni ingirakamaro. Ibi ngibi bitera umubiri kurekura umusemburo witwa oxytocin, uyu nguyu akaba ari umusemburo utera umuntu kugubwa neza, ndetse umubabaro yari afite wose ukagenda ushira. Abantu barwaye indwara yo kwigunga, kubahobera kenshi ni umuti ukomeye ubavura buhoro buhoro batabizi, maze bakazisanga biyumva muri sosiyete nk'abandi. Biterwa n'uko mu guhoberana bituma umubiri urekura imisemburo ya oxytocin, endorphine ndetse na dopamine, iyi ngiyi ikaba ifatwa nk'imisemburo y'urukundo. Hari ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga muri kaminuza ya Cambridge, aho bwagaragaje yuko abantu bakunda guhoberana baba bafite ibyago bishya byo kurwara stress ugereranyije n'abatajya babikora. Ibi ngibi biterwa n'uko guhoberana bigabanya urugero rw'umusemburo wa cortisol utera umunaniro ukabije. Guhoberana kandi bitera ibyiyumvo by'uruhu kohereza amakuru ku mitsi ikorana n'umutima, cyane cyane ku gice gishinzwe kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, maze kigakora akazi kacyo neza mu kuwuringaniza. Niyo mpamvu abantu bafite ikibazo cy'umutima basabwa kuba hafi cyane n'abo bakundana kugira ngo guhoberana bijye biborohera.